Ibihe byiza wowe udahwema kutwereka yuko turi kumwe, tuguhaye ikaze kuri Inema TV, ni karibu ku nkuru y'uyu munsi, ni inkuru tugiye kugezwaho n'umukobwa witwa Nancy, atubwira ibye n'umukunzi we Saruton, ni karibu rero ntucikwe. Wenda wahemukiwe kenshi mu rukundo bituma wibwira yuko nta mukobwa muzima ukibaho cyangwa se nta musore muzima ukibaho. Bose ari abo kugutesha umwanya, nta rukundo rwa nyarwo rukibaho. Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri, burya urukundo ruracyariho. Nitwa Umutoni Nancy, ndi mu mwaka wa nyuma wa kaminuza nibwo natangiye gukundana n'umusore witwa Saruton. Saruton ntago nari muzi, yambwiye ko yambonye ku mbuga nkoranyambaga hari mugenzi wanjye wampostinze ngo yumva arankunze cyane. Yatangiye rero kunsaba urukundo. Twari turi mu mijyi itandukanye, yari ari Dubai nanjye ndi i Kigali. Hari harimo intera hagati yacu, noneho akanambwira yuko azagaruka nyuma y'imyaka 3. Gusa nanjye ukuntu numvaga namukunze, numvaga ngomba kuzamutegereza uko byagenda kose. Twatangiye gukundana gutyo rero. Ndabyibuka icyo gihe nari mfite ikizami cy'isomo ryari risigaye ryitwaga Microprocessor Embedded System. Icyo gihe nigaga Computer Science. Nari mfite umukobwa w'inshuti yanjye witwa Kirezi, twakundaga gukorana etide. Kirezi twari twariganye turi n'inshuti rwose, yari yaramfashije gusunika amasomo igihe cyose twariganaga kandi nkabitsinda. Icyo gihe narebaga syllabus y'icyo gisomo ukuntu rwose ari nini, ndamubwira nti Kire, ubishoboye waza kuza tukiganira isomo kugira ngo ndebe ko nazaritsinda. Nawe ntiyampakaniye rwose, yaranyemereye ngo tujyane ku ishuri tujye kwiga. Nahageze mbere ya Kirezi, nanga gutangira kwiga njyenyine, ndamutegereza. Nafashe telefone yanjye ngo nirebere amafoto. Saruton yari yarantwaye roho n'uruhande. Igihe cyose nabaga ndi kwirebera amafoto ye muri telefone yanjye. Ubwo nyine narebaga amafoto ye ndi kumwenyura, mfite ibyishimo byinshi cyane. Ubwo Kirezi nawe yageze aho arahagera, ariko sinari namubonye. Nagiye kumva numva umuntu ahagaze inyuma yanjye atangiye kuvuga. Ati Nancy, ko mbona watwawe na telefone ni amahoro? Amanota se bayohereje ko mbona warebye telefone wahezemo? Shawe nyereka turebe, wowe ndabona wishimye urimo no guseka, wabona wabitsinze. Njyewe kiriya kizami twakoze ubushize sinzi, nabonaga byananyinaniriye, zana turebe. Ubwo Kirezi yahise anyegera afata telefone yanjye, asanga ntago ari amanota bohereje, ahubwo ndimo ndirebera amafoto ya Saruton wari warantwaye umutima. Kirezi yahise atangira ati ariko nawe erega urimo urareba za masore watwawe sinakubwira. Ubwo izi igihe nahereye mpagaze hari inyuma utanambonye urimo wisetsa nawe wewe ibyo urimo. Ubwo nyine nanjye nahise mbwira Kirezi nishakire. Simbizi nyine, ariko igihe cyose ndimo ndeba amafoto ye nisanga ubwanjye nanjye nasabwe n'ibyishimo, ndimo mwenyura ntazi ahantu bivuye. Mu by'ukuri uyu musore, he is my heart desire. Kirezi yahise anseka cyane ati heart desire rwose. Nuko ye ndumva uri mu nkundo, ngaho ukomeza, nakubwira iki? Nahise mbwira Kirezi ni shakire, simbizi, ariko nyine n'ubwa mbere nakunda umuntu kuri uru rwego. Ibaze ko ntaranamubona, ariko nyine nakunze buri kimwe kuri we. Ni mwiza, aseka neza, noneho iyo amvugishije, oh my god, ntakubeshye ndi mu rukundo pe. Kirezi ubwo yahise ambaza ati none se ni gute ukunda umuntu kuri urwo rwego mutaranabonana? Ari he se ubundi kumbwiye ngo ntago uramubona? Nahise mubwiye nti ari Dubai sheri, ariko nyine ntago turabonana pe. Kirezi yahise akomeza arambwira ati ariko sha Nancy, uzi ko burya koko ukiri umwana. Ubwo rero wahinze ngo wakunze, reka sinakubwira, wameze amababa kwiga byakunaniye. Buriya utabeshye bariya abasaza bacu ubona hari urukundo badufitiye. Nta kindi baba bashaka usibye nyine ubwiza bwacu baba badukurikiyeho. Iyo tumaze kubaha nyine nta kindi kintu baba badukurikiyeho, biba byarangiye. Ni ukugusiga akakwibagirwa nk'aho atigeze anakumenya. Nanjye nti none se shakire, ubu uragira ngo mureke? Erega bose ntago ariko bameze, harimo n'abafite urukundo rwa nyarwo. Kirezi ati umureke, ariko nawe uzi ko uri umusazi. Nihe wabonye umuntu abona ikirombe cya zahabu se akakireka? Si wambwiye se ngo ari Dubai? Ubwo ngubwo nyine nubura ubwenge umureke cyangwa umunyihere nkwereke icyo gukora.
nanjye nti mu kwihera umva nawe rasi wowe wari uri kumbuza ibyo gukundana ngo nashyushye none nawe uramushaka. Kirezi yahise akomeza arambwira ati rega ntabwo ngewe nanze ko mukundana ahubwo icyo nanze ni uburyo mbona ushaka kubyitwaramo. Urabona nyine muri iki gihe iyo umuhungu akubonye urangaye uri umukobwa ni ukuryamana nawe akaguta akigendera. Natwe rero ubu ngubu umusore tuzajya tubona arangaye ni ukumurya kashi nta bindi no masi sheri. Nta mbabazi tugomba kubagirira kuko nabo nta mpuhwe badufitiye. Urabona tugiye kurangiza tuba abashomeri ahubwo urabona tubonye umusponsa mukuru sibyo se? Ngewe ndakubera manager niba utazi ukuntu wabipanga tugomba kumurya kashi akumirwa. Icyo ntashaka ni ibyo ngibyo uri kwishyiramo ngo wamukunze ngo nawe aragukunda. Buriya wabona afite abandi bakobwa nka 3 Dubai, hano i Kigali hafite abandi bakobwa nka 4 nawe ukagenda ukicara hariya ngo bagukunze yewe sinakubwira. Ubwo nanjye ubwo nari ndimo nganira na Kirezi imyumvire ye rwose yari itangiye kunzamo neza neza. Ntangira kwibaza intu wa mugani yarinze ava i Kigali ajya Dubai nta mukobwa asize i Kigali. Buriya nuwo gushaka nanjye kuntesha umutwe nyine dutendeke turi nka 5. Imyumvire nk'iya Kirezi yahise injyamo ako kanya ariko ngewe ibyo bintu ntabwo nari mbimenyereye. Nahise mbwira Kirezi ko nimukenera nzajya mubwira akamfasha kugira ngo tubone uko tumukuraho kashi. Amashuri twarize turarangiza tujya hanze nyine mu buzima busanzwe. Saruto we rwose twakomeje gukundana rwose twakoraga ibishoboka tukavugana bihagije uko dushoboye. Gusa nyine imyumvire ya Kirezi yuko nta rukundo rubaho kadashobora kuba nkunda njyenyine yari yararangije kunjyamo nyine numvaga nanjye icyo nkeneye ari ukumurya amafaranga bikarangira. Ubwo hari hamaze umwaka umwe kandi yari yarambwiye ko azaza nyuma y'imyaka 3 ubwo hari hasigaye imyaka 2 kugira ngo aze. Iyo twaganiraga akenshi yambwiraga ko yiteguye kuzaza duhita dukora n'ubukwe. Narabyikirizaga ariko nyine numvaga ari uwo kumbeshya gusa ko ari ukugira ngo nkomeze mpagume nyine dukomeze dukundane. Ubwo ubushomeri bwari bumereye nabi na Kirezi inshuti yanjye nawe nta kazi yari yakabonye. Ubushomeri bwaradukubise. Kirezi ageze aza kundeba arambwira ati ariko ko nta kintu ujya umbwira ubwo ngubwo Saruto nta kohereza amafaranga ukayarya wenyine ntumpeho. Ndamubwira nti wapi pe nubwo ntazi gukuraho abatipa amafaranga ariko uriya nawe manza nta kimuvaho. Kirezi arambwira ati ariko nawe urinjije ubwo ngubwo utegereje yuko uzicara ukabona arakoherereje nawe wowe nta kintu na kimwe ukoze. Ndamubwira nti shakire ni wowe mapanzi wanjye ngaho nyine bipange njyewe ntago nabivamo pe ntago nabishobora. Buryo ugendanye n'umuntu ugeraho imico ye neza neza nawe ukayandura. Nanjye nari ntangiye kuba akabandi nka Kirezi. Sinzi aho igitekerezo cyavuye mpamagara Saruto. Ndamubwira nti sheri ko wambwiye ko nuza tuzahita dukora ubukwe kandi urabona nta nzu tugira. Nahise mubwira nti hari umuntu uri inaha kandi arashaka kujya hanze. Arashaka kugurisha imitungo ye kandi harimo n'inzu. Rero nabonaga afite inzu nziza nagira ngo tuyigure nuza tuzahite tuyibamo aho kugira ngo tuzakodeshe. Saruto yahise ambwira ati yo disi wari ugize igitekerezo cyiza ariko ubu ngubu nta mafaranga menshi mfite. Amafaranga mfite nayashoye mu bikorwa bitandukanye ninjya kuza nibwo nzabigurisha yose nyazanire hamwe tugire ikintu gifatika tuyakoresha. Ubu rero nta mafaranga menshi afite yagura inzu ingana uko nguko. Yahise ambwira ati cyakoze ubishoboye wenda washaka nk'akazu gatoya kari ahantu mu kibanza katadusaba amafaranga menshi nazaza nyine tugahita tukavugurura. Nahise mubwira ibyo nabyo nta kibazo urumva biruta kuba twaba twicaye gutyo gusa nta kintu na kimwe dufite. Saruto yarishimye rwose aranshimira ngo afite umukunzi ngo uzi gutekereza kure. Byahehe ko nashakaga kumurya amafaranga ye. Nahise nicinya icyara ndamubwira nti nzagashaka vuba bidatinze. Ubwo nanjye nahise ngenda nshakisha komisiyoneri vuba vuba bidatinze aho hantu yari yahamboneye. Nahise mpamagara Saruto mubwira uko byagenze ariko nyine mubwira ko n'ubundi umuntu tugiye kuhagura akeneye kujya hanze byihutirwa nyine ashaka guhita akora mitasiyo. Ubwo Saruto yahise ambwira ati nta kibazo sheri mitasiyo muyikore ku mazina yawe ubundi si ibyawe si byo byanjye nta kibazo rwose. Narishimye ndavuga ati noneho mbega umuhungu w'igicucu
amafaranga nyabonye anyizaniye rwose ntiriwe nirukanka. Nahise mpamagara Kirezi mubwira uko byagenze turabyina koko. Nahise nishyuramo hantu ariko nyine hasigara amafaranga makeya niyo njyewe na Kirezi twariye. Ubwo nahise ntangira gupanga imipango y'ukuntu nazongera kumukuraho amafaranga. Narafotoye amafoto ya hantu twaguze, mwereka n'impapuro nahise nkoresherezaho mitasiyo, arishima cyane pe aranshimira. Ngo azaba ashatse umugore w'umunyabwenge utekereza ku iterambere ry'urugo. Ubwo nari nabaye umutekamutwe kabaye, naravuze nti ubwo amaze kunyizera, abonye koko ibyemeza yuko nahaguze, reka noneho mpagurishe mubwire ko nabonye ahandi hisumbuyeho ngiye kugura, nibamara kunyishyura mubwire yuko nahuye n'abatubuzi njyanye amafaranga kuri banki bakayanyiba yose kugira ngo nyarye neza. Nabitekerejeho kenshi, Kirezi nawe yanshyigikiye muri ayo mafuti yanjye. Nageze aho ubwoba buranyica kubikora birananira. Ubwo ni nako igihe cyari kirimo cyegereza kugira ngo Saruto agaruke, nkibaza ikintu nzamubwira bikanshanga. Nkibaza ukuntu naba nsebye rwose aramutse avumbuye yuko ndi umutekamutwe. Kandi mu minsi twari tumaranye nabonaga ari umuntu w'inyangamugayo. Nabonaga ntankunda bitangaje. Igitutu cya Kirezi nawe buri gihe ambaza aho bigeze mpagurisha nacyo cyari kimereye nabi. Yageze aho akomeza kubimbaza, ngeze aho ndamubwira nti no, kire byose nabivuyemo nabiretse, ntago hari ahantu nzahagurisha. Natekereje ukuntu nabonye Saruto anyizera akanyohereza amafaranga angana gutya ataranambona na rimwe. Ndeba ukuntu mu basore bose twakundanye nta n'umwe wigeze atekereza nibura no kumana 1/10 cy'amafaranga nk'ayo ngo ngire igikorwa runaka nkoramo, numva ntakwiye kumuhemukira. Nararebye ndavuga nti buriya Kirezi ari kunshuka kubera ukuntu yababajwe mu rukundo. Yari afite abasore benshi bakundanye bamwizezaga ibitangaza baramuhemukira. Rero nabonaga ashaka ko mera nkawe ngo mufashe kugira ngo yiyibagize ibyo bihe yaciyemo. Nabonye rero naba ndi gutekereza nabi. Kirezi twarashwanye turarakarana bikomeye ndetse rwose ananshikaho ntitwongera kuvugana kubera icyo kintu. Naramwihoye aragenda kubera ko nabonaga ari kunshora mu rwobo ntazabasha kwikuramo. Bidatinze n'igihe cyarageze Saruto araza, urumva nyine amatsiko yari yose ku ruhande rwe no ku ruhande rwanjye. Twembi nta n'umwe uzi undi, twibaza se koko ko umwe abona undi niko azamusanga ameze. Twari dufite amatsiko menshi. Twarashimanye turakundana, ambwira ko ankunda ko ariko ko yankunze cyane umunsi namugezagaho igitekerezo cyo kugira ngo tugure ahantu tuzaba tutazaba mu bukode. Byose ntakamenye ko ari imipango ya Kirezi. Nahise musaba imbabazi ndamubwira nti umbabarire kuko hari aho nageze sinkwizere. Numvaga bidashoboka ko umuntu yakundana n'undi bataranabonana noneho bakamara n'imyaka 3 ntawe urabona undi. Numvaga nyine ari ukumbeshya utazankunda icyo gihe cyose ngo kirinde kirangira. Saruto yahise ambwira ati narakwihebeye kuva nkikubona kandi nawe warakoze kutansimbuza abandi bari bakuri iruhande, byarashobokaga yuko wakundana nabo. Saruto twarakomeje turakundana tuza no gukora ubukwe. Gusa Kirezi nagiye kumureba turaganira dusabana imbabazi, nyine ambwira yuko nawe ari uguhemukirwa kenshi ko aribyo byamuteraga kumva yuko nawe nyine umuhungu uwo ari we wese yabona yamuhemukira. Byaranshimishije kongera kwiyunga n'inshuti yanjye kuva kera. Burya rero naho umuntu yakugira inama mbi ntukabyange, wowe ujye uzumva zose uko zingana ariko ucunguremo ibyawe bizima. Wakoze wowe wabanye natwe, tuguhaye ikaze rero mu zindi nkuru zacu z'ubutaha. Nshimiye abantu mwese mwamaze gukora subscribe. Nawe rero niba utarayikora rwose ndakwinginze ntucikanwe. Naho ubutaha mu nkuru nyinshi kandi nziza tugufitiye, tukwifurize gukomeza kugubwa neza, Imana ikurinde, tuzabonana ubutaha twese tumeze neza.